ndagushuje kandi ngo ikaze wewe wakoze subscribe kuri Ngift 250 nawe utarayikora nicyo giye kumwikore kugira ngo umunyamuryango wa Ngift 250 nta kindi bisaba ni ibintu byoroshye gusa gukora subscribe ugakanda kunzogera kugira ngo ibintu dukoze bikakugeraho uri wa mbere nta kindi bisaba biroroshye cyane ukaba umwe mu banyamuryango kandi nongeye kukubwira aho umeze fresh nicyo giye ngo uze ubane natwe kugira ngo ibintu turi gukora nawe bikugereho kandi nawe utameze neza ejo ni umunsi wawe man nkuko muri kubibona ntago nicaye njyenyine uyu munsi I'm with my brother what's up my brother bimeze bite man Abanyarwanda bagiye ko twagarutse tuje kuba imiriro twari twarabuze wala ariko mutwihanganire cyari ikibazo cy'igihe ariko ubu ngubu noneho twaje naferi nkuko mubizi twaje naferi nkuru rwa Spark niko bimeze banza wibwira abantu bawe bro njyewe ni Moses Coolest wallahi umukire wa gatatu muri Afrika bisanzwe umukire wa gatatu muri Afrika icyo kizero gikurayo man Abanyarwanda barabizi ariko ikibazo barirengagiza man ni wowe mukire wa gatatu muri Afrika man nkuko muri kubyumva rero hano turi kumwe n'umukire wa gatatu muri Afrika guess what araza kudutama amadolari nimba ntibe biceri birahari reka biceri birahari okay icyo bibasaba gusa no kunyitwaraho neza babwire ko bagomba no gukora subscribe ko tuzatubana hano buri munsi bro ahubwo nicyo kintu najyabona nababwire Ngift 250 urumva ni channel yanyu urumva nkuko ari yanyu rero mugomba kudushyigikira wana kabisa mukadushyigikira mukadupushinga wallahi tukakageza kure urumva wallahi no mwaka urangire hari improvement turi kubona man so abantu bari kwibaza se nicaranye n'umukire wa gatatu nko kuri kubivuga Moses Coolest and nibyagaciro kuba tugufite hano kuri Ngift 250 kandi ikintu turi kubwira abantu batari kumva neza nuko tugiye kuzaya tubana buri munsi muri gahunda zacu za buri munsi muzaya mubona ndi kumwe n'umuvandimwe Moses Coolest and ibikorwa ni byinshi bro ibikorwa ni byinshi amakuru ya show busy updates news n'ibintu byinshi Abanyarwanda bagomba kubimenya ko hano twashyizemo ibiceri bro nta mpamvu yo kubikinisha rero umukire yarashoye twashyizemo ibiceri bihagije urumva twashyizemo ibiceri bihagije kabisa nabo rero niba dushyigikire wallahi ikintu bora gukora no kuduha umwanya wabo bakadukunda mukande subscribe wana na share kabisa koresha ya musharinga ibintu byacu bigere kure man boro byacu tubiboostinge bigere kure nicyo kintu dushaka kandi mbonye hari ibintu bitari kugenda neza wanyarukira hano munsi muri comment ukandika ukavuga uti aka kantu ntago kagenze neza kugira ngo tuzagakosora ubutaha kuko hano twe twari dushaka gukora ibintu nyine byiza biri professional Abanyarwanda bagwe ibintu tuzatuganiraho babwire nawe nari icyo nashaka kubabwira tuje kuganira ku ino si imyidagaduro urumva biri deep kuko nabonye babijyamo yego ariko niba binononsore neza aho twe tuje kubikiriyaringa tukabivuga neza urumva tukabiva umuzingo imuzi tugiye kubiva imuzi tubigeze kure man icyo musabwa rero ni gukora subscribe kuri Ngift 250 gahunda zacu zigakomeza kubageraho imiriro tukayibatamo twagiye rero amakuru ahari rero naye makuru ahubwo ufite urumva we nk'umukire ugiye kubanza utubwire uti se naye makuru ufite Inyarugenge ko byakomeye ku itariki 2 reka King James kabisa arica abantu ngamati cyabaye sold out ariko igitaramo cya mbere mu minsi 3 ngo kiriziza imyaka arya ingahera imyaka 20 amaze mu muziki uri mugabo kari mubi cyane ushena aratwica ase nkawe kukurikira show busy iyo umuntu yise 001 undakita one of a kind none tukaba tubona undi muntu we ni umustar ni umuji wa danger ararenze ariko we ntago uzigera umwumva muri ibyo ngibyo aho ngaho se ngo we ubyumva miki amaze kumva icyo ushatse kuvuga aho ngaho ushatse kuvuga ngo nandukanye Medi urumva yego na Beni na Melody siko bimeze niko bimeze sorry King James mutandukanye na Beni umutandukanye na Melody yego Beni yego muntandukanyirize Beni ugiye kumuntandukanyiriza na Melody umuntandukanyirize na James yego bantandukanyiriza buriya rero yego James ntago ndi umucomparinga n'abantu ko James buriya rukuntu ari kuri umukuntu abayishe ku ruhande yego James buriya nubwo yabaye umunyamuziki ariko arukuntu ari low key sinzi n'abiza rukuntu tu business twiwe turi ku ruhande buriya umuziki imbaraga ashyiramo zikiri nyinshi cyane buriya ariko Beni wowe unamurebye ubona ko umuziki niyo foroze nibyo bintu abamo nibyo bintu abayibereyemo Beni kandi buriya unamurebye ubona nyine koko umuziki nicyo kintu abashaka gupushinga cyane kurusha ibintu byose naho ubundi Melody nawe arabizi ko ari igisuka Melody ni igisuka cyane ushatse kuvuga iki bro ni igiki igisuka igiki igisuka
Shatse kuvuga iki man? Melody man arica man buriya. Rega ni mubi cyane. Ariko kamubwire buri kintu utazi. Ben sibyo? Yego. Ben yaje kera sibyo? Urumva? Yego. Kandi urabizi ko yaje mbere ya Bruce. Kandi Ben yegereze Mike. Ben urabizi ko lyrics ziwe zimeze ute? Ni old school n'ubundi bintu yandikawe n'ibintu. Kandi urabizi n'abanyarwanda iyo baba convince kera sibyo? Nta nubwo bava no mu mutwe man. Yego. Ubu ngubu urabizi bino bintu by'imbuga byari bitaranaza. Yego. Sibyo? Nk'abapeti bo kuva muri za Kibiri sibyo? Yego. Bazi Ben sibyo? Ntago bazababwira ibintu bya Melody. Yego. Cyangwa nk'abantu bo muri 99 gutyo kumanukaho gato. Sibyo? Abo n'abantu baba barumvisha umuziki wa Ben sibyo? Ntago bazababwira ibintu bya Melody. Ariko ngiye ku giti cyanjye bro. Yeah man. Wemera ko Melody arenze? Yeah. Munyakazi kambwire bro sibyo? Uri buku muzigo? Yego. Yakoranye na Platinumz Jibudenko. Pom. Uriya muzigo. Wibuke ko Melody yabanje kugigiza Diamond mbere ya Ben. Ariko Ben araza ahita mukubita kubera igiceri ahita akora iki? Ahita akora umuzigo mbere yande? Ya Melody. Yeah, ndabibona. Wowe mu matwi yawe nk'umuntu wumva umuziki nawe sibyo? Mbwira. Sibyo? Pom. Na wayi. Mu matwi yawe soundinga gute? Tureke tutaca ku ruhande. Yeah, ntago nca ku ruhande. Genda ndabivuga nk'umuntu uzi umuziki ku giti cyanjye. Pom na wayi. Ni indirimbo zitandukanye mu buryo bwose. Nimvuga mu buryo bwose ndakubwira mu buryo buri lyrics, imyandikire nyine n'indirimbo ebyiri zitandukanye. Ituza kuri style, injyana cyangwa se vibe ziratandukanye cyane kuko nitwumva wayi urasanga lyrics ni irenze muri yo. Lyrics biterwa n'umuntu lyrics akunda. Wayi ni love story nyine ni lyrics ziri based on love. Ni lyrics zivuga ku rukundo cyane. Ariko Pom lyrics zayo urumva ni indirimbo ya vibe. Ibyaye boro bya New Jersey by'aba Gen Z nyine byo kuvibinga gusa. So ikintu nari kukubwira ku njyana nujya niwumva wayi urasanga ni style meze nkaho ni afrozouk, ni afrobeat irimo na zouk. Mu gihe nituvuga Pom turasanga na amapiano. Amapiano. Urumva rero izo ni style ebyiri zitandukanye. Urumva nituza na Pom twavuze ko ni full amapiano. Mu gihe wayi karabyinitse tu. Mu gihe wayi ni afrozouk. Turongera tubona ko na lyrics ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikindi kintu turi bugemo kigaragaza ko bitandukanye cyane. Imwe turasanga ni collaboration y'abantu babiri gusa. Nimba ubizi neza wayi ni collabo ya Ben na Melody bonyine. Ariko nituza kuri Pom turasanga ni collaboration y'abantu batatu. Turasangamo Melody, turasangamo Diamond. Ibyo ngibyo ndacyakata byarayipushinze gukubita kuri ya bro. Ntago biri mu byayipushinze ariko remember ko no guciye mu ijambo. Yego. Uzi ko Jibude Diamond Platinumz. Yego. Uzi ko bwiwe yari coding inshuro ebyiri urabizi? Ngo yumvise lyrics. Ngo Melody yaramukubise. Yumvise lyrics yamukomye arongera arabikoze. Brother. Melody ni music machine ararenze. Cyo sinatinya kugihamya. Ararenze bro. Ararenze. Ariko dukomeje kuri biriya bya wayi na Pom ni indirimbo ebyiri zitandukanye. Nge ntago ndi bukubwira ngo nakunze iyi cyangwa iki. Biraterwa abantu baraza muri comment bavuge iyo bakunze. Kuko urumva nshobora kuvuga ko nge nakunze wayi. Wakavuga ko wakunze Pom ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntago ari itegeko nge nawe dukunda ibintu bimwe no. Niyo mpamvu ari umufana wa Ben akaba n'umufana wa Bruce. Gusa reka nange conclusion yaho hano kuri Melody nge uburyo mbyumva nge sibyo. Ntago ari conclusion y'abantu bose, conclusion yawe. Yanjye ku giti cyanjye y'uburyo mbyumva ntago ari twese. Uzi Melody buriya bro. Melody sibyo. Nge nyine ubwo nyine ngewe ntago ndumufana ibyo kuvuga ngo niyo mpamvu ndi kumuvugira byatari iki ariko nge wumva umuziki. Ubusesenguzi bwanjye. Yego. Ngewe. Uri kumva? Mu busesenguzi bwanjye Melody. Yego. Kumva brother? Yego. Melody ni wa muntu ukubita ikintu bro. Nawe ubwaho ukavuga ati no muzigo. Jamani. Urumva? Gusa Ben ngiye mukunda muri lyrics buriya.
turi kumwe aho ngaho yego buri wese mfite icyo mwubahira ariko melody ugendeye kuri no ruganda rwo mu Rwanda rwa muzika uburyo rumeze bro ako melody yararufasha abantu babyanga batabye warebye Summer Country bro Summer Country tour tuyigaruke ahubwo tuyigarukeho wowe ku ruhande rwawe reka nkubaze ikibazo kimwe ni kiye kintu cyase ni kiye kintu cyase niye potential ni ize mbaraga wabonye muri melody muri ibi bitaramo bya Summer Country tour wabonye muri melody utigeze ubona muri Ben wongera umbwire ni ize mbaraga wabonye muri Ben utigeze ubona muri melody ugiye kumbwira ibintu bidasanzwe melody yaba yarakoze muri izi show muri iyi tour umbwire n'ibintu bya Danje Ben yakoze nane kangubwiza ukuri naciye ku ruhande ngiye ibintu byose narabyireberaga baranabaga nanariyo mwana kenshi ndabizi wabaguriye urabizi urumva nabaga ndi no muri VIP urabizi sibyo urabizi yego ndakubwiza ukuri umuntu bita Melody bro yego urumva nta bantu benshi nge nigeze mbona bamupushinga babasani benshi kandi urabizi ko Ben ba Kalifani babaga bari inyuma yo bamu backing up bamuyoboke baga promoter abande bose man urumva ariko Melody yaragiye aragufata umufana bro aramuhagurutsa bro yego umufana aramuhagurutsa urumva uzinu byabereye Musanze se biriya byari birenze Nyagatare urebe video reka turebe Bugesera buriya ninde wakubise Bugesera barase nagize umwanya wo kugira ngo miberera yivu nari mpibereye ariko musa ngaho ndabura nawe ariko muce ku ruhande oya iyo turi kuvuga hano amakuru ya showbiz ntago umuntu agira uruhande abugamiyemo no shira ukuri hanze bro twe tuvuga bitewe n'ibintu twabonye n'amaso yacu kugira ngo nyine urumva twe hano tuba turi kuvuga amakuru abandi bantu batagize amahirwe yo kumenya twe rero nibyo tuba dukora hano gusa ikintu nkubwiye cyo brother Nyamata de Ben yarisha abantu bro ngiye Melody niyamva mu mutwe cyaze bro gusa ngewe abafana nabo baratubwira muri comment baraza muri comment batubwire sibyo yego mwebwe murabibona gute ninde wakubise ninde wakubise none se bro nimba tukiri muri ibyo kuki uzi impamvu buriya Melody bamwise Binezero ibyo zino narizi imbere na mbere kare amakuru mfite bamwise Binezero yakubiswe kisi bamwise Binezero bivuze ngo nta hantu na hamwe yigeze atsinda muri biriya bitaramo shabana umuntu ko nzi ko yakomfirmyera reka kantu ko kwirengagiza nakubwiye dutangira buriya ari ukuntu batajya bashaka kwemera mujene bamwise Binezero ahubwo ngiye birantunguye impamvu utazi iryo zina iyo ni fanatism mani ni bya bintu byafana baza bakijajingira bakivugira mani ibyo ngibyo urumva ariko ngewe sibyo abafana nabo baraza kutubwira muri comment yamani kabisa nkuko muri kubona rero dukomeje kwitereka nta handi biri kubera ni hano kuri Gift 250 wallahi ikintu bigusaba kora subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe so my brother reka dukomeze ngiye nanone ikintu nshaka kukubaza ndakuzi kuva kera uri umuntu wakunze cyane ibintu bijyanye n'injyana ya hip hop n'ubu ngubu ko ndi kukubaza kuri ba Bruce na ba Ben simpamya ko ubimazemo igihe kinini nkuko kuva kera nsanzwe nkuzi muri rap uri umuntu nyine wari ubezinze muri hip hop cyane hip hop culture kabisa nibyo bintu byawe ubu nk'ubu kuri wowe nuhe muraperi ubona mu Rwanda upresenting umuziki nyarwanda ariko ubwo ntago ndi buzanemo fanatism kuko fanatism ngewe uya fanatism yizanemo ariko kuko era ko uvuge uko ibintu bibona currently who's the best rapper ubu ngubu right now yego oya ndabangoma no kujya inyuma back in the days zo gatoma okay nta kibazo tujyane nta kibazo tujyane ari abasore banje batanu rest in peace TG Polyman urumva rest in paradise asigaye bane sibyo ariko umuntu ushatse kuvuga Green Fireman na I mean Fireman Double G with Pifla the great urumva ngewe urumva umuntu bita rero umuntu bita Kapiropi sibyo Birangiye niwe nakoze mfana niwe wawe niwe umuntu wa perfect ladies after ndabizi yawa ndamushuhuje urumva rero ariko tugiye mu by'umuziki bro hip hop umuntu umva hip hop bro buri umuntu bita Bulldog Double G Bulldog ni wa muntu mwana uzajya 2008 ukamusanga mu ndirimbo bita iki Imfubyi na The Ben ndirimbo yabaye ya Danje urumva ku munsi wa remix urumva umuhungu yaragukubise
ituza hano muri iyi new generation Yaman. abahungu arabafite ba he's still bicaye doing, barakorana yeah, aracyakora. ba bushari Aracyakora, ba kenisoro umuhungu Yeah, arahari yeah, urumva man, yeah. rero njyewe nimfata nk'umuraperi bacu ntoki zigenza nimfata nk'umuraperi urumva wadanje w'umuhanga urenze ubu ngubu urenze na n'ubu urumva ko ntabwo nahita mfata ngo sinza nkubwire ngo ba Kevin ko Kevin araza gukubita umuzigo n'umuhanga umpe ufite talent ariko danje by'iyo mwana urumva nta bya danje ushatse kuvuga iki bro urumva nta bya danje no muntu udahora amatwi y'abantu mani amatwi y'abantu byatari umva nka Bulldog ni wa muntu ushobora kwifata ukahita ujya nk'ahantu bita iki nk'ibutare nko mu byaro by'ubutare urumva ugicuranga indirimbo yiwe ukahita avuga ati ndi Bulldog kare nk'ahantu ushobora kujya ucuranga indirimbo ya Kevin runaka urumva bro ntago nje kumupfobya ndabyumva urumva ikintu numva cyo uri ushaka gukomozaho ntago respect industry igomba double G ntago wowe ku giti cyawe ushobora kumukompara na Kevin kare icyo kintu ushatse kuvuga burasa muri new generation burasa issue yowera muri new generation ako kuri movie ya hip hop kuri movie ya hip hop ubona ari bushari ubona ari Bush ariko burani muzima cyane waramubonye muri mutene wacu muzika ahubwo aho hantu none ashaka ko ari kubica cyane muri wacu na muzika ninde uri kubona ufite hype bari guhypinga kabisa ufite performance irenze y'abandi se muri warabanze bose bagiye reka tuvuge in general bose bari guhypinga ubwo nituvuga bose turavuga ubwo bari kumayipinga ariko nyine ubwo atanabikwiye se oya urumva umuntu nimba bamuhaye hype bivuze ko abikwiye kurumva ntago umufana yaguhypinga utamuhaye ibyishimo ntago bishoboka dore umuhungu tweke kwiga duca kuranga Mr Davis di bro muzima shine boy cyane kabisa his performance biri crazy muhungu ameze neza urumva muhungu ameze neza afite ikintu bita umufana ariko ari na talented manager Davis ni n'umustar bro uzarebe ukuntu umuhungu aba yitwaye buryo nyine ubuzima bwe nyine ukuntu aba ameze mu buzima bwe bwa buri munsi tubona ko umushana ari umustar muzima kabisa niwe mujama ngiye ku giti cyanjye bitewe n'ukuntu ngiye mbona ari we muhanzi wa mbere w'umustar kuba umustar ntago ari ukuvuga ngo ari popira cyangwa se afite abafana benshi kurenza abandi cyangwa se afite amahiti kurenza abandi ahubwo uburyo yitwara nyine ni umuji wifata nk'umustar buriya ariko n'andi makuru nikorera ku ruhande buriya Davis buriya naviye buriya ari ukuntu wamupushinga ngo umuziki buranga aramushyigikira sana aramwemera cyane urumva nicyo kintu abajene benshi babuze nicyo kintu abajene benshi babuze support ya family urumva umuntu araza nimba agiye gutangira imiziki imiryango ngo ibyo bintu ugiyemo ngo ntago byumvikana ibiki hari impano nyinshi twagiye tubura kubera iyo mpamvu ugasanga umwana aje yari afite impano ariko support ya family nyine kabura ugasanga bise bipfa gutyo ariko urumva ni ibintu byiza cyane kuba dufite umustar nkuriya umuryango wabo byumva ni ibintu byiza cyane ariko nanone nshobora kukubwira indi mpano nshobora kukubwira umwana witwa Kenisol Hungu witwa Kenisol ameze neza muri wacu na muzika niyo ndakubwira still turacyari kuvuga kuri performance zabo Kenisol afite performance irenze ariko bikora da afite performance kaze ariko ubwo maniga Bush we ntago twamuvuga aya bushari we stage bura n'ibintu byiwe king of stage uranamuzi uramwibuka Beke Arena uramwibuka ibintu yigeze gukora za 2 na cyagiye Vision mukuntu yarabishe yarabishe umuhungu ikintu bura bita stage bushari sibyo bushari stage man kwa kuntu umuntu aba yifitiye impano man yiwe man tu he's talented he's most talented imana iba yarakwiriye bura abajama bazi kuririmba urumva mwana ariko stage bikanga yamana hari abahanzi dufite muri studio baba barenze muri stu kuri codinga boro ugasanga n'umuji wa danje kuba yakwandika lyrics n'umuniga wa danje ariko twagera kuri performance none urumva twagera kuri live performance ugasanga nta kintu kirimo yawana kabisa ibyo bintu byo bigiye baba byata ugasanga nta kintu kirimo kabisa ugasanga byanze bro byanze kabisa cyose se umusani wacu noneho bimeze bite buriya na element yigeze kubyemerera muri biriya biganiro bajya bakora muri ntuze igihe spot kwa rugaju na Faustinho hari ikiganiro element yavuze avuga ko wenyine n'umuhanzi wa danje wo muri stu ako
performance ntago muri saba cyane buriya element buriya nafite impano nyinshi buriya nk'umuhungu wanjye Yago buriya se ele ni umuhanzi na production Yago subizi ko se yagarekura imiriro buriya ni muzima cyane buriya Yago iyo tugeze kuri Yago ngiye mpita mbura icyo mvuga bro Yago ako mungu tunamusuhuze mwana muri Uganda big shout out brother aho man twazagiye gusura Yago man buriya se tuzabipanga tukamwinjira umuhungu aya muri no minsi nari ndi kubipanga ari umuntu ushaka kujya kureba yabana sibyo ariko Yago reka tumupangire next time Yago twamupangisha twagenda tugakora ikintu cya dance Yago twamupangisha tukagenda tugakora ikintu cya dance Yago suni turaje kabisa suni turaje UG Kampala wallahi kabisa akana supporting man turi gutangira ibintu binini ako Yago bandi n'umufana yongeye buriya no kutanabiza aya si wewe wenyine bro no kuba twiteretse gutya hari influence yiwe ntago nge nakubeshya kirenze hano mu Rwanda Yago ntago nge nakubeshya kumba nano kuri kamera niteretse harimo influence yiwe niwe muji wa danje nemera muri itangazamakuru ryo kuri media hano ubwo muncubije inyuma mwana Yago yari iteretse mwana uramwibuka muri corona muri covid yari umuji wa danje muri covid yari umuji wa danje icyamamare mu Rwanda uzi atateretse kuri Yago TV show atateretse kuri kamera kuba warabuze uvuga ati kirarenze akubwo ngo sinzanyemo abapeti yagiye azamura yabana simbazanyemo abana atigeze atereka kuri Yago TV show barenze nshobora kubwira abantu babiri ntabo bro barenze aya man ariko impamvu ndi kubwira abantu babiri ntago bari bari mu gihugu kuko I think ko Yago nta interview afitanye na Medi na Ben Medi bura nabyemera ariko nawe n'umuntu we buriya kwaje n'umuguriro n'umujuriro kibyatari na Ben n'umuhungu we nabirenze ako Ben anytime banakora erega na Medi yamufatishije bakora why not nise Medi sabonye ko ejo bundi BNB iri yazabonye atari ikiganiro Jarike barakoze Medi nabirenze Medi nagara nago nyine akiryo ni kabura ariko Medi bura n'umuntu uri hamba man ariko kuri icyo kintu waruvuze cya Yago n'ubundi still umuji wa danje nta muntu ataratereka no nabonye n'iki gipete ejo bundi yaragitwikiye cya Bogari arakibonye ikiganiro cya Bogari cyara gipeti cya Bogari yaramutwikiye bro yaramutwikiye Bogari ngo byari bimeze nabi yaramubresinze umuhungu nose bro tukiri kuri icyo wowe ubona mu mboni zawe ubona ari ikihe cyuho twagize muri media yo mu Rwanda kubera kuba tudafite Yago mu gihugu mwana kari byinshi mwana ubu sugira ngo nanjye ubungubu public nari kuba yaramenye se yawumva gihari shawara twararuze bro ya supportingaga impano cyo nanjye ndacyemera Yago ni muzima cyane urumva bro ariko mwana n'ubundi nabirenze bizarangira n'ubundi ari eritane n'ubundi ashaka kuzagaruka nabirenze ariko nigeze no kumva bivuga hano ni mu rugo n'ubundi ni time yahagera nkuko ajya nahagera bucece ejo nabonye wigeze kubona kaboro yaje akubitana y'inyogo yari yazari wabo yaraje aramufata ariko menya yaramujyanye ngo ari UG yagiye kuba Burundi ari UG ni ari gukora yarimutse Burundi niyo makuru mfite niyo makuru mfite kabisa Yago turagushuje kabisa turagushuje big shout out kandi turagukunda cyane wallahi n'uyu muzigo wawe warabidukoreye iyi ngoma yiwe bro afite indirimbo nshyashya yakaremye na nyuma y'Iyakaremye hari ibyatanje bro Iyakaremye ni sawa Yakaremye ntago ndirimbira nk'akantu gatoya konzi kuri umuhanzi Yakaremye se buriya uyu uri umuhanzi ngo biteraho vasi bro Yakaremye cyange yaguze buri Yakaremye ngenda yikunda bro yaguze ntari binkubitira numve ngo kubitira Yakaremye numve sindo wa nyuma sinde no wa mbere ngira ushaka Yakaremye ni nayikame nakira ushaka tuba mwisigezweho nyamara imitima yo yarashaje tuba mwisigezweho nyamara imitima yo yarashaje arakana avuga ngo ndabona intsinzi ndabona intsinzi ndabona intsinzi cyaze boro ni inyicaye boro irarenze bro boro irarenze iki gipeta ryo bakita ngushyira iki gipeta bita ingene nacyo cyakoze production yacyo umuniga wakoze audio yayo ni kijama ajya korana nacyo cy'amatatu menshi ndakizi man bamwita Le Vixen nari yanyeteranye Le Vixen n'umusani wo muri Uganda ukora gospel music
izina rye nuko ngiye mu kuntu nanjye ariko uriya mpeta ararenze. Aya ni muzima cyane. Ya mpeta ni muzima byatari. Jitafu najya kuvuga ngo yago fondati. Yago fondati. Amani tafu buriya ngenda mwemera bro. Yaragiye none umuhungu. Tafu ndamwemera. Yaragiye. Gukora inkweto bro. Ari gukora inkweto. Ari gukorera kece mu biryogo. Oya, sinzara ari gukora ariko ari gukora. Aya makuru sinyemeye. Urabibona kuri X large. Jitafu ngo ubaka kanya tuvugana. Jitafu ari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya. Nuko ari kwemana. Ayo makuru bayakuye bro. Ayo makuru bayakuye man. Ari kubarizwaho bita muri USA. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Arizona. Texas. Izo state bro reka dusuhuza aba diaspora man bari kutureba. Bari wa. Afitasuhuje inshuti zawe man. Gusa ntago namuvuga izina naga bikunda. Reka. Umukire bro. Umukire nagakunda ko tujya tumuvuga. Wallahi ndagushuje umva. Ndagushuje gusa nabyemera nzababwira izina rye nabyemera nzamuvugisha. Yanze ko turivuga wallahi. Nabandi ba diaspora mani. Reka tumushimire bro kuba n'iki kiganiro abantu bari kukireba. Harimo 50% yiwe, harimo 50% ya support yiwe. Ibikoresho kuba muri kutubona. Man, harimo 50% ahubwo hari challenge yaduhaye turi bukore. Iriya yo yivuga iriya challenge. Abafana bacu umva. Muri update. Biriya biceri ko mbona kubirya biri bugorane bro. Aya, ari anda yakurya ariko. Ari urayajyana se? Ari amafunga ndabajyana. Amadolari 200. Umukire ndamushuje kabisa. Shout basi nurya ari amadolari 200 n'uyarya. Basumemo senga. Ase kuki ubuyabwiye abafana bataragira. Ya bro, tugomba kubivuga kugira ngo babimenye. None se umukire tuvuga ibintu atakoze. Mu gihe batashimye ko tuvugina reka tumwite X. Abafana bacu stay tuned kabisa. Turaje mukanya. Imiriro kabisa. Ariko nubundi. Nunsinda se biragenda bite man? Ariko reka manze mubwire. Cyanjye ningutsinda biragenda bite? Ni imiriro n'ubundi hano ni imiriro twatubahasho. Ningutsinda biragenda bite? Tukomeze. Ntago uri bumbwire ngo ni imfunjisha nguhemo. Oya hariya n'ubundi ugomba kugura akantu nk'umuhungu wanjye duhorana naba birenze sibyo? Kandi uri umukiro wa gatatu. Hoya nese kandi umukiro wa gatatu urumva sindi no wa mbere. Hari abambere hari no akubika ko ndo muri Afrika wa gatatu muri Afrika. Afrika yose? Uranakize man. Sikukize se? Aya mwana karabimye. None se afite umuterankunga wo mu diaspora. Ya man. Urumva? Nakomana uriya muniga kabisa. Turamushuje gusa nabandi nago tujoyininga nabirenze. Nimero baraza kuzisanga muri description y'ikiganiro. Zirimo kabisa turazipininga. Ushaka kuduha inama yawe kabisa harimo nimero. Tekerezo turabyakira byose. Nabashaka kwamamaza by the way. Dufite abantu batari bake man. Ako nibyo. Dufite n'abantu batari bake wakwamamaza watugana kabisa. Tuvugisha tugakora ako man. Usko twibagiye gushimira umuntu uri inyuma ya kamera se. Uri gutumira ishusho niza risa gutya. Ni ndundi. Bamwita Keri. Mwita Keri Wine. Ni uri inyuma y'ibi byose. Twagushuje wallahi. Twagusuje umusaza. Abana kabisa. Kwa bari kubona ibishusho nk'iri risa neza. Ibintu bimeze neza gutya byose. Ubusubu ngo abanyarwanda ni twaba tubaretseho gatoya abafana bacu ra. Oya tujye gukorera ari amafaranga y'uriya mu kirahubwo. Twaba tubaretseho gatoya. Tugende mbanza ari amafaranga nyakwake. N'ubundi hano ni mu rugo urumva. Ni buri munsi tuzatuba turi kumwe ni ibisanzwe tuzatuba turi kumwe. Oya tubanze dukora iriya challenge. Ibiceri bigukorera. Ari amafaranga ndabikurya biriya biceri. Ari amafaranga ningira ubuyatsindire kubera ko biriya ni ibintu byanjye urabizi. Navutse mbikina nkora mbikina. Stay tuned. Mugiye kubyibonera ninde ugiye kurya aya mafaranga. We be back. See you man. Yeah man guys, nkuko twabibabwiye ikiganiro kirangira tubatamo challenge. Uyu munsi challenge tugiye gutangirana nayo tugiye kurushanwa gukina biyari. Ni game imwe. Uyitsinda aratwara ibiceri. Ngiye kukwica. Nkuko mukira yashyize amadolari $200. Urayarya? Kanze nkwica. Anahe yanjye. Kamukubite ibiceri mbitsindire, sibyo? Keep with us. Mwebwe gusa mwe mukurikire. Challenge ya buri munsi nagahoraho. Kanze